ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Niba ukoresha telefone ya iPhone cyangwa ukurikirana amakuru y'ikoranabuhanga, birashoboka ko aya makuru yaguciye mu gutwi ko Apple yasohoye iOS ya 18. iOS ni operating system Apple ikoresha mu matelefone yayo. Abenshi bavuze ko noneho kera kabaye nibura babonye utuntu dushya kuva Apple yazana iOS. Abatemera nabo bakomeje kutemera. Ese ukeneye ku updatinga iOS ukageza kuri 18? Ntubikore utarumva icyo tuyivugaho. Twe turi The Fixers. Hari byinshi ushobora kuba utaruzi kuri iOS ya 18. Icyambere ushobora gukora muri iOS ya 18 ubundi utabashaga gukora no guhindura ibara ry'ama application yose ufite muri telefone yawe akaba yose yasa niba rushaka, yewe n'ifoto irimo igafata iryo bara. Bivuze ko umusanga WhatsApp isa n'icyatsi, Facebook isa n'ubururu, ubishaka byose bigira umutuku. Uzajya uca muri setting ubundi ushake wallpaper, ibindi uzabikora. Icyakabiri ushobora kuzabonamo ni ihinduka rizwi nka control center. Abenshi iyo bazamuye ikizwi nk'irido riri muri iPhone, hazagamo aho gufungurira Bluetooth, aho ucanira itara, aho wafungurira cyangwa ugafunga Wi-Fi n'ibindi. Ubu byarahindutse, uzabonamo ibintu byinshi. Icya gatatu, niba usanzwe ukoresha iPhone, hari igihe ushobora nko guhisha porogaramu runaka ikizwe nka hide app cyangwa ukayifunga ku buryo atari buri wese winjiramo, urugero nko muri album yawe y'amafoto. Ubu byarahindutse. Kuzifungura izo porogaramu ni ugukoresha password cyangwa Face ID. Abenshi hano barasubijwe. Bivuze ko uzajya uha umuntu telefone yawe ariko atari ko yemerewe kwinjira hose ngo nukazi password yayo. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Icya kane, ubusanzwe iyo wajyaga gushaka ifoto, tuvuge ko ufite ifoto wifotoje muri 2016, wenda uri muri parike y'Akagera cyangwa ahandi basuye, kuzayigeraho byashoboraga kugutwara umunsi wose cyangwa ugacika intege utanayigezeho. Ubu byaroroshye muri iOS ya 18. Ubu muri iPhone ya iOS 18 uzajya ukora amarubumu atandukanye bitewe n'uko ubyifuza. Urugero, niba ari alubumu y'amatrip ukayishyira ukwayo, niba ari recent days nayo ukayishyira ukwayo, niba ari pets nayo ukayishyira ukwayo. Bivuze ngo uzakora alubumu nyinshi bitewe n'aho wagiye cyangwa abantu mwari kumwe. Cya gatanu, kuri application ya message, iyi nayo yashyizwemo utundi turungo kandi twinshi ubusanzwe kuri iPhone tari dusanzwe turimo. Ubusanzwe kuri iPhone kohereza message byasabaga kuba ufite data ikizwa nka iMessage cyangwa se ukohereza message isanzwe. Nyamara ubu kuri iOS ya 18 uzabasha kohereza message mu gihe nta Wi-Fi, nta data. Icya gatandatu, amavugurura yakozwe ntihibagiranye n'uburyo bwajyaga bukoreshwa bwo kubika ama password muri iPhone ikizwi nka autofill. Ubu nabyo bifite amavugurura, hongeyeho kubika ikizwi nka account credential n'ama verification codes. Icya karindwi, hari applications abenshi batajyaga bakoresha nyamara y'ingenzi yitwa Maps, gusa hari n'abayikoreshaga. Ubu ushyiramo map y'ishyamba cyangwa umusozi ushaka kurira niba wagiye muri hiking. Kuri iOS ya 18 ukabasha gukoresha iyo map ikwereka inzira uri bunyure waba ugenda cyangwa ugaruka, yewe n'inzira za hafi zizwi nka shortcut waba ufite internet cyangwa ntayo ufite. Icya munani, ese ujya ukoresha application yitwa Wallet? Ubundi iyi application
uzi kuyikoresha aba ashobora kwakira cyangwa kohereza amafaranga muri serivisi za Apple, yewe no hagati y'abakoresha ama iPhone twavuga ko ari nk'ifaranga ry'abakoresha ibikoresho bya Apple. Muri iOS 18 ibi bizajya bikorwa nta nimero z'ugiye guha kuri ayo mafaranga bisabye, pfa kuba gusa mwegeranye. Ibi bikuyemo kugurirana amatike y'ibitaramo Apple iba yateguye cyangwa yateye inkunga. Ibi kandi ushobora no kubikora wishyura mu byiciro kandi ukakira n'ibihembo Apple igenera abakoresha ibikoresho byayo. Icyacyenda, ese ujya ukoresha applications nka Notes wandika utuntu twawe. Ubu muri iOS 18 ushobora gufata ijwi hanyuma Notes ikarihinduramo inyandiko. Si ibyo gusa, ushobora no kuyikoresha wiga ibintu bitandukanye cyangwa ukayikoresha ukora nk'imibare. Ibyahindutse ni byinshi, izo ngero twaguhaye ni nke, ibindi nawe uze kubikoramo ubushakashatsi cyangwa utwandikire muri comment utundi tuntu nawe umaze kuvumbura. Kandi niba wumva iki kiganiro hari icyo kigufashije uze kubitwandikira. Twe turi The Fixers. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram, amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB
kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.